Myaka 10 zirarangiye. Mukantaganzwa Oliva numwe mu bamaze imyaka 10 atangirwa ubwisungane mu kwivuza. Oliva we kimwe n'abagenzi be batuye mu mirenge ya Kinigi na Nyange ho mu karere ka Musanze mu rwego rwo kubafasha kuzitangira mituweli ndetse no kubona ifumbire yo gufumbira imirima yabo, bahawe intama zizajya zibabafashamo. Ubaye intama ndayitangira ngenda renzaho nzagura n'igisinde cyangwa nguramo n'iyindi bworozi kubera intama. Ni mbese ubwo ndayijanye ndagiye kuyiragira nibyara icyo ndaje ndakigurisha ntange mituweli. Hari ikibazo uburyo batazongera kugutangira. Oya nzaje ndatanga mituweli mwana wanjye. Ugiye kuyitaho gutera. Giye kuyiragira yiteho nuko mubita ku mwana yagize ute yabyaye. Izabimfasha rwose. Gute? Tayo natangaga nabaga abana bakarekora nkabura majana kwa muganga nuko nagatamundana ndakarembera nkarere nikabyara n'ishire mituweli rwose barakoze. Muri rusange imiryango isaga 200 yo muri iyi mirenge yari maze imyaka 10 indi maze imyaka 3 itangirwa ubwisungane mu kwivuza n'umuryango Sakora ugira uruhare mu kubungabunga parike y'igihugu y'Ibirunga ndetse no guteza imbere abaturage bayituriye. Nsengiyumva Pierre Celestin umuyobozi wa Sakora avuga ko nka Sakora bahaye intama iyi miryango mu rwego rwo kubafasha kuzitangira ubwisungane mu kwivuza. Witaba intama cyambere intama ni itungo ryiza rigufi ribera akarere dutuyemo, akarere k'Ibirunga n'akarere gakonja kandi intama iyo zihageze zirororoka cyane. Nkuko mubizi rero muzi ko uyu munsi tugomba kubaka umuturage akaba umukuru wo kwigira. Tukaba twamushakiye intama rero kugira ngo mu gihe twamwishyuraga mituweli ahubwo uyu munsi we intama tumuhaye izajya imwishyura mituweli umwaka utashye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Ramuri Janvier umuyobozi w'aka karere warasaba iyi miryango gufata neza aya matungo kugira ngo azabateze imbere. Iri tungo y'intama naryo yadufasha mu kugira ngo dutere intambwe dutera imbere. Sibyo? Birashoboka. Batubwira ko intama ishobora kubyara kangahe mu mwaka. Sibyo? Kabiri mu mwaka. So, dushime n'iryo zina rero yawe ni intama ya mituweli, reka tuyifate. Bari muri gahunda ubundi bari musanzwe mwishyurirwa mituweli. Sibyo? Ariko kubera iyo gahunda basanze hari bamwe bafite aho bamaze kugera bityo bashobora naho kwisindagiza. Ariko reka dushime rero Sakora yavuze iti reka turebe ko iri tungo twariha aba babyeyi. Mu rwego rwo gushishikariza iyi miryango gufata neza izi ntama bahawe, abazazitaho neza mu gihe cy'umwaka bakabasha kwishyurira ubwisungane mu kwivuza, Sakora izabaha ibihembo mu rwego rwo gushishikariza n'abandi kwita ku matungo baba barahawe. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.